cyangwa se uwo dukeneye ku myaka yacu. Ubu tuba turimo tureba umuryango w'ejo hazaza, kuko ikinyejana cyacu tukirimo turakibona, ibikigize n'ibyahuriranyemo twarabibonye, ariko ejo hazaza uyu muryango uzaba umeze gute? Niyo mpamvu rero twahagurutse kugira ngo twigishe kuri izi nyigisho z'umuryango, ariko tuzirikana ko nta muryango nta muco, nta muco nta muryango, kuko ririshoboye, ririhagije, ririgwijije kurisobanuraho no kuryigishaho. Umuryango niwo ukubiyemo biriya bintu wahoze uvuga cyangwa se nigishagaho. Urumva iyo umuntu ahagurutse mu rugo akajya kuri televiziyo akishyura amafaranga akavuga ati nigishe nibura ngire abantu ndokora, ngire imiryango ndokora, ni ukuri hari ikiba cyamaze kujya ku mutima w'umuntu. Famiye, umuryango, naho umuryango wavutse, umuryango navuga ko wavutse ku nshuro ya gatatu cyangwa se ni ubutatu bwujuje, kuko umuryango ubu umuryango nyirizina tugiye mu buryo busanzwe igihe habonetse abana nibwo itangira kuba famiye. Umwana rero ni ikimenyetso cya gatatu mu kwemera kw'Imana, mu bumana bwayo, mu butatu bwayo, ni Imana yo muri kamere yayo, ni imbaraga zayo arizo roho, hanyuma ni umwana, ni Imana mwana. Burya umwuka wera twahamya yuko wabayeho mbere ya Yesu. Nitwa Revera Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Hayi ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero mbabwiye ni mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane ku badukurikiye muri hirya no hino. Nizere ko mumeze neza cyane. Twagarutse rero tumeze neza, umuntu mwari mukumbuye muri benshi ku kigendanye cyane cyane iyo umuntu avuze Karemera James uhita wumva umuco muri iki gihugu ndetse n'umuryango. Wamumenye rero ku mateleviziyo atandukanye, umenya mu biganiro bitandukanye, ariko uyu munsi ku rubuga rwe rwaba urwa TikTok uzajya umukurikira ku muco n'umuryango, rwaba urubuga rwe rwa Instagram ndetse na X uzajya ukurikirana ibitekerezo bye, ndetse cyane cyane ibiganiro birambuye ukabisanga kuri YouTube channel. Hanyuma agiye kuza rero abibwire muri make, anababwire noneho uburyo bimeze. Rero ukimubona uhita umenya ngo niwe. Ikaze nyakubahwa Pastor. Murakoze cyane Bwana Jado, Imana ibahe umugisha kandi n'abadukurikiye bose Imana ibahe umugisha. Mbere ya byose reka mbifurize umunsi muhire cyangwa umunsi mutagatifu wabihaye Imana mu buryo bw'umwuka wera, ibyo twita Pentecote. Cyumweru cyiza kuri buri wese washoboye kugeza kuri uno munsi no kubasha kuwizihiza, iteraniro ryiza kuba yarimo ndetse n'abateguye ibirori bitandukanye, kuko uno munsi barawizihiza cyane abantu benshi kubera ko hari icyo baba bazirikana. Rero mbifurije umunsi mwiza, mbifurije icyumweru cyiza. Amazina ni yayandi ntabwo yahindutse kuko ndi umukristo, navutse ubwa kabiri, nakebwe ku mubiri no ku mutima. Amen. Nitwa Revera Pasteur Karemera James, ndi umushumba mukuru w'itorero rya Disciple National Pentecostal Church cyangwa DNPC nk'uko abantu babimenyereye. Hanyuma nkaba umwigisha n'umubwirizabutumwa nk'uko tugiye kuba tubiganiraho, cyane cyane nkaba ndi umwigisha ku bijyanye n'umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana, kuko nabyo bifite sector zitandukanye, wabivuga mu buryo butandukanye bwinshi, ariko nge nahisemo kubivuga mu buryo bw'ivugabutumwa, ari byo nise ngo umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Rero ku bankurikiye, ku basanzwe bankurikira cyangwa se ku bambonye ari ubwa mbere, ni iyo nyigisho nahisemo mu guhamagarwa kwanjye kuba naganirira abantu ku kintu kijyanye n'umuco ndetse n'umuryango, kuko abantu benshi bajya babitandukanya
ariko iyo bamaze kubitandukanya burya no kwemera uba wagutandukanyije, kuko kwemera kose kwaba gushingiye kuri Bibiliya ntagatifu, kwaba gushingiye kuri Bibiliya yera, kwaba gushingiye ku kundi kwemera cyangwa se za korohani n'ibindi byose, iyo wamaze gutandukanya umuco n'ijambo ry'Imana cyangwa se umuco n'umuryango, hari icyo ubutakaje nyine. Ari nayo mpamvu muri ino minsi dusa naho dufite ingorane nyinshi, reka mbyite ingorane nyinshi ku kintu kijyanye n'umuryango dufite none cyangwa se uwo dukeneye ku myaka yacu. Ubu tuba turimo tureba umuryango w'ejo hazaza, kuko ikinyejana cyacu tukirimo turakibona, ibikigize n'ibyahuriranyemo twarabibonye, ariko ejo hazaza uyu muryango uzaba umeze gute? Niyo mpamvu rero twahagurutse kugira ngo twigishe kuri izi nyigisho z'umuryango, ariko tuzirikana ko nta muryango nta muco, nta muco nta muryango, kandi ibyo byose bigashingira ku Mana rurema. Ariko kwemera ko Abanyarwanda twese, nashimye Imana ko nigeze kubona ubushakashatsi bugaragaza ko byibuze Abanyarwanda 99% ari abakristo. Rero urumva ikintu cyose kiri hanze yo kwemera akenshi giteza ibibazo. Muri make rero naba naho nsobanuyeho gutyo, ndahari rero kugira ngo tuganire dukoze ku mpande zose. Murakoze. Okay, hanyuma rero ngira ngo muri make abashije kudusobanura. Rero duheruka umuco n'umuryango, harimo igika cy'abana, kirimo papa, kirimo mama, kirimo n'abana. Ubwo urumva ni ukwisangiza muri byose. Duheruka harimo iterambere ry'umuryango mu buryo bwa gikristu, n'iterambere ubwo navuga mu buryo bw'umwuka, hakaba n'iterambere mu buryo bw'umubiri, hakaba noneho n'icyo bita discipline cyangwa ikinyabupfura mu Kinyarwanda. Ikinyabupfura kiranga umuryango, kugira ngo umuryango mwiza n'ishema ryawe mubyeyi, ugiye kurambagiza arambagiza ngo umuryango. Ubwo urumva ni ibintu byinshi bikubiyemo. Rero wowe ntugacikwe kuri uru rubuga, cyane yuko ubu ngubu ngira ngo James muri make yatunyuriramo bimwe mu bika azibandaho kugira ngo tubashe kumenya neza, ndetse wenda n'indi mashobora gukoresha kugira ngo abadukurikiye bazajye babasha kumenya ngo ese ibyo tuzakurikirana cyangwa introduction muri make ibizabera kuri iyi channel, cyane yuko wenda n'ijambo ry'Imana rizajya rijyamo n'abantu b'Imana batandukanye, ariko by'umwihariko turashaka kumenya iyi topic kuko ari igize ibi biganiro. Urakoze cyane. Reka nsobanureho gato kuri iki kintu bita umuco n'umuryango. Nagerageje kuvuga yuko ni inyito ngari, buri wese ushobora kuyumva ku rwego rwe, ku bushobozi bwe, cyangwa se ku guhamagarwa kwe. Ariko umuco n'umuryango hakubiyemo ibintu byinshi nk'uko wari bisobanuye. Hari ikintu bita umuryango ubwayo, ni ijambo ririhagarariye kuko ririshoboye, ririhagije, ririgwijije kurisobanuraho no kuryigishaho. Umuryango niwo ukubiyemo biriya bintu wahoze uvuga cyangwa se nigishagaho. Urumva iyo umuntu ahagurutse mu rugo akajya kuri televiziyo akishyura amafaranga akavuga ati nigishe nibura ngire abantu ndokora, ngire imiryango ndokora, ni ukuri hari ikiba cyamaze kujya ku mutima w'umuntu, kandi kijyanye no guhamagarwa, kijyanye n'ibyo tubona birimo byangirika. Uyu muryango rero usa naho ugizwe n'ibintu bitatu by'ingenzi twashyiramo icyiciro cy'umuco. Hari umuryango papa wenyine ushobora kumusobanura mu buryo bw'umuryango, mama wenyine ushobora kumusobanura mu buryo bw'umuryango, umwana ubwe ushobora kumusobanura mu buryo bw'umuryango. Ariko ibi bintu uko ari bitatu nibyo byuzuzanya kugira ngo ube umuryango nyine. Ngira ngo n'ijambo ry'Imana rirabisobanura, tuzabyinjiramo tubiganireho. Ariko hari umuryango ugizwe na papa na mama n'umwana. Ubu akaba ari umuryango nakwita ko wuzuye mu mwuzuro w'Imana, mu kugena kw'Imana. Ariko ntabwo bikuyeho ko
dushobora kwigisha umuryango ushingiwe kuri papa utagifite mama, ushingiye kuri mama utagifite papa. Ubwo ndavuga umugore ntabwo bimukuraho uburenganzira bwo kuba famiye cyangwa se kugenga umuryango igihe yaba adafite umugabo, yarapfuye se, cyangwa n'izindi mpamvu zitandukanye tuzagenda tubona mu byanditswe byera. Abana bashobora kugira umuryango mu gihe ababyeyi batakiriho, ariko ukaguma ari umuryango. Niyo mpamvu navuze nti ushatse buri cyose wagisobanura ukwacyo. Ariko hano reka nivugire ku kintu bita umuryango mu mwuzuro w'Imana, ari byo papa, mama n'abana. Noneho hakazaho ibishamikiyeho twinjiriramo cyane duciye mu cyo bita umuco. Urugero, umuco cyangwa se umuryango mu kwigira, ari byo wisi iterambere ry'umuryango. Ni umuryango mu kwigira mu kindi kinyarwanda. Rero hari ibituma umuryango uba umuryango koko, kuko umuryango nanone utujuje ibyo byose turi buvuge, iterambere ry'umuryango, iterambere ry'umwana, iterambere ry'umugore, iterambere ku kwemera, uyu muryango wemera Imana n'utemera Imana, kuko nabo burya bagira iterambere ritandukanye cyane cyane bishingiye ku kwizera ibyo bafite. Hariho umuntu utizera Imana, icyo afite cyose yaba yarakoze akabira icyuya akakigeraho, yaba yaragihawe nk'impano ahawe, iteka ugasanga ntakizeye ko ari iki. Ariko itandukaniro ry'umuryango wizera Imana n'utizera Imana tuzarigeraho. Ni nk'ako kantu, kuko habamo gutuza, ugaturiza imbere y'Imana, ukanyurwa n'uko uriho. Uwo muryango bituma uryoha, ukaba mwiza. So rero mu bigize umuryango nibyo navugaga, hari iryo terambere ry'umuryango, hari iterambere ry'umwana, hari ukwemera gushingiye ku muco. So rero ahantu nzibanda cyane ni uguhuza umuco n'umuryango kugira ngo turebe umwuzuro wo kwemera, kuko navuze ngo umuco n'umuryango byo shingiro ryo kwemera Imana. Ibi bintu bibiri bidahari, kwemera Imana ntikuba guhari. Umuco utari mu muryango, ukuri kuriho, uyu muryango ntabwo uba ukiri uw'Imana, kuko Imana irema umuntu yaramuremye, imuha umuco we wihariye, imutandukanya n'inyamaswa, irangije ubona kumuremera umuryango. So rero kuvuga ku muryango wirengagije fondasiyo ni nko kuvuga isakaro cyangwa igisenge cy'inzu wirengagije ibyabanje kubaho kugira ngo iyi nzu ibeho. Habanje kubaho umuco, haremwe umuntu, Imana imuremera umuco, irangije imutandukanya n'inyamaswa. Bivuze ngo umuco kamere muntu itandukanye n'inyamaswa. Ngira ngo njya nkunda, wenda naba ntandukiriye hakiri kare, njya nkunda perezida wacu Paul Kagame ajya abisobanuraho cyane, avuga ati ubundi icyarangaga umuntu cyamutandukanyaga n'inyamaswa byari ubumuntu nyine, gutekereza, kugira intekerezo zivuga ngo uyu muntu nimba ihwa rishobora kunyica nkataka, uyu muntu icyo ari cyo cyose nawe cyamubaho nawe yataka. So rero aho ngaho niho Imana yaremye umuntu, imuha kamere, ari byo twita umuco, imutandukanya n'ibindi byaremwe, kuko Imana yari yaremye ibintu byinshi bitandukanye. Noneho irangije rero iravuga iti uyu nimba amaze kumetereza umuco we, akaba yamaze gusobanukirwa itandukaniro rye n'izi nyamaswa yahawe kuyobora n'iki, noneho reka mwubakireho iki, famiye, umuryango. Naho umuryango wavutse, umuryango navuga ko wavutse ku nshuro ya gatatu, cyangwa se ni ubutatu bwujuje, kuko umuryango nyirizina tugiye mu buryo busanzwe, igihe habonetse abana nibwo itangira kuba famiye. Umwana rero ni ikimenyetso cya gatatu mu kwemera kw'Imana, mu bumana bwayo, mu butatu bwayo, ni Imana yo muri kamere yayo, ni imbaraga zayo arizo roho, hanyuma ni umwana, ni Imana mwana. Burya umwuka wera twahamya yuko wabayeho mbere ya Yesu, ariko twinjiye mu butatu nyirizina byose ni ibintu byabereye igihe kimwe, kuko ni ibigize Imana. Twavuga yuko Imana ku kwemera kuri kamere, Imana ku mbaraga, n'Imana ku gushishoza cyangwa se ku bwenge. Buriya Yesu dushobora kuvuga ngo ni ubwenge bw'Imana, mwuka wera tukavuga ko ari imbaraga z'Imana, Imana ubwayo tukavuga ko ari kamere yayo, ari ubumana bwayo nyine. Iyo twagiye, nkunda gutanga urwo rugero iyo nagiye kwigisha kuri iyo nyigisho, ntanga urugero nko ku giceri. Igiceri hari ibikigize nka aluminium ikigize, hariho ibirango bikigize, hariho noneho ubwo ikirango kigaragaza igihugu, hakabaho noneho n'icyo bita gaciro. Agaciro kacyo ni icya 50, ni icy'ijana, urya mubare nawo ukaza, biba no ku mpande zitandukanye.
so rero muri ubu buryo bugufi buhinnye umuryango n'umuco no kwemera Imana nibyo nzibandaho cyane, ariko cyane cyane mbanje kugaragaza umuryango muri departments zitandukanye. Papa musobanure nka papa, mama musobanure nka mama, umwana musobanure nk'umwana, noneho nze kubihuza tuze gushaka uyu munsi kuki famiye irimo kusenyuka kandi ibi byiciro bitatu byose bihari. Kuki umugore n'umugabo batarimo kumvikana kandi nta kimana yahinduye nta kimana yahinduye ku mugambi wayo, ire mu muryango cyangwa ire mu muntu, ko nta cyahindutse, kuki uyu munsi birimo gushwanyuka. ngira ngo tuzagenda twifashisha ingero z'ubushakashatsi busohoka ku bintu bijyanye no gusenyuka k'umuryango. Ntabwo ari uko babivuga direct, ariko bavuga ngo ese kuki imiryango irimo gutandukanya cyane, gatanya kuki zigeze kuri uru rwego. Ese ubundi gatanya yibayeho aho ntago haba hirengagijwe ikintu runaka, kuko njyewe papa nshwanye na madamu mama w'abana, noneho kugira ngo bumwe wo muri twe, kuko iyo hagiye kubaho gatanya niko bavuga ngo ni ukwirengera kugira ngo hatazabaho guhutazanya. Ese iyo njyewe mfashe icyemezo cyo gutandukana n'umugore wanjye kugira ngo ntazamuhutaza cyangwa akamputaza, ba bana tuba tubibutse, ese bo ntibaba bahutaye hariya? Hari uko tuba tubatekerejeho. Rero nkasaba abantu banankurikira n'aka kanya na mbere yuko twinjira mu nyigisho, ku bantu kuri gatanya zirimo kuba, ku bantu barimo gusenya ingo bubatse, ku bantu barimo gusenya imiryango bubatse, kuko hari uruhare rwawe mu kubaho k'uyu muryango, hari n'uruhare rw'Imana yabahuje, noneho hari impano y'Imana yabahaye. Aba bantu basa, mbagereranyije n'ibyanditswe, basa na ba bantu aho Bibiliya ivuga ngo Yesu yavukiye mube ariko abe ntibamumenya. Urwo ni rwo ruhande rw'aba bana baba barimo. Kuko iyo umubyeyi umwe muri aba babiri bajya kudeforosa cyangwa gutandukana, atekereje ku kintu bita umwana, itandukana ntiriba rikibayeho. Ba bantu rero buzura roho yo kwikunda no kwikakaza no kwikanyaza, ikabinjiza mu buryo bwo gutandukana, ariko hari inshingano baba birengagije kandi bazabazwa bakiriho ndetse no ku muzuko. Imana iguha umugisha. Rero nasaga naho nsobanura ko iyi nyigisho irimo byinshi cyane, cyane cyane ku bantu bazankurikira, bazayikurikira. Nzagera n'igihe mbasaba yuko wajya unkurikira ufite agatabo, ufite igitabo n'ikaramu rwose ukandika, kuko biradusaba twese, ni njyewe James, ni Jado uri imbere yanjye, nundi uzumva cyangwa se nuzagira uruhare mu migendekere myiza y'iki kiganiro, mu kugera kure kwacyo. Kuko Jado tutirengagije, twagikora gutya, wagira uruhare rwawe wo gukoresha itangazamakuru, wo gufata amavideo, wo kuyageza aho agomba kugera, ariko aho wayageza habaye ari aho gusa, ntabwo tageti twaba tuyigezeho, kuko ingo zisenyuka ntabwo ari izo mu Rwanda gusa. Ngira ngo we nasubire no kuri aka kantu, niyo mpamvu rimwe na rimwe nzajya nifashisha n'indimi z'ibihugu by'ibituranyi, kuko twabaye mu bihugu bitandukanye. Uzumva nakoresheje igiswahili kubera Tanzania, hari imiryango iri muri Tanzania, ibiri mu Rwanda n'ahandi niko biri Jado. Ingo zirimo zirasenyuka. Uzumva ninjiye mu Kinyankore, no muri Kenya no mu Banyarwanda. Yes, kuko igiswahili uzasanga gikora kuri Kenya na hariya Tanzania. Ikinyarwanda kirakora hano, kirakora ni Burundi. Ikigande ejo nzajya nkivangamo ndetse nshyiremo n'ikinyankore, kuko n'indimi zisa naho ziri imbere cyane. Ariko no kuri bene data batumva izi ndimi zacu z'Abanyafurika, bashobora gukoresha Igifaransa n'icyongereza, ikintu cyose ni ukubaka ubushobozi. Nzagira ku bushobozi, nzaba mfite umusemuzi asemurire na bariya, kuko iyo tujya kureba atake yabaye ku Rwanda ku bijyanye no gutandukana cyane, ntabwo ari ikintu cyavutse kuri ubu butaka bw'u Rwanda, kuko u Rwanda ruziririza, hari ibyo ruziririza nyine. Niyo mpamvu ahantu henshi uzasanga bandikaho ngo kirazira. Iyi kirazira rero y'u Rwanda yari umwihariko usa naho wayobeye n'abakoloni, byanatumye banakorana umutima mubi cyangwa se w'uburakari mu gusenya uyu muco,
birengagije ikizabaho nyuma kubera ko bari basa naho bajabiranyijwe n'uburakari. Kuvuga ubwoko tumaranye imyaka 20, 30 bataratakazaho n'inyuguti n'imwe ku muco wabo, aba tuzabashoboza iki? Kuko ubu buryo dusenga, ubu buryo tubwiriza, ubu buryo twigisha, ukuri guhari twinjiye mu kuri nuko umunyarwanda yabikoraga, ahubwo akabikorera mu muco we utari international, abantu bose badashobora gusobanukirwa. Icyane ikintu bita kuzimiza imvuga insigamigani, iyo bavuga umugani ni ijambo risesuye rinini ryihagije, ariko avugira mu buryo bw'umuco mu kuzimiza. Noneho rero iyo bimaze kubacanga, niyo mpamvu basa naho barakariye u Rwanda. Ukuri guhari ngira ngo kwibuka kuri iyi nshuro ya 31, Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda asa n'uwabikomojeho, avuga ati biratangaje kubona igihugu cyicirwa abami babiri, umwana na se, kandi bikozwe n'ikindi gihugu kimwe. Ati nta handi biraba. Icyo ni ikimenyetso cy'uko umuco wacu wari ufunze byinshi, wari ubumbye byinshi, ari ukwemera no kutemera, kandi kutemera ko nta kubaho, kuko nta wajyaga kurya atiragije Imana y'u Rwanda, ariko yavugaga Imana y'u Rwanda, kuko urwo Rwanda nirwo yarazerega jado. Ntabwo ivuga ndi yarahazi kuba yavuga ngo Imana ya Afurika. Nibyo byo kuvuga ngo Afurika, imigabane runaka, i Burayi cyangwa hehe, ntabwo yarabizi. Ntabwo yarabizi, niyo mpamvu yavugaga ngo Imana y'u Rwanda. Yarazi u Rwanda, akunze u Rwanda, kandi yaravukiye muri urwo Rwanda. So rero icyo narimvuze ngo tuzakora no kuri iyi mico, twigishe mu Giswahili kuko Igiswahili tucyumva, twigishe mu Kigande kuko icyo Kigande tucyumva, twigishe mu Kinyankore kuko icyo Kinyankore ari uko tucyumvaho, twigishe mu Cyongereza kuko tuzaba twaremye ubushobozi Imana yaduhaye. Ubwo buryo nk'igihugu cy'u Rwanda, kwiga indimi zitandukanye kugira ngo tukomeze turengere bwa bumwe bw'Abanyarwanda, wa muco waduhuzaga ndetse na kwa kwemera. Ibi nimbivuga abarokore buzuye umwuka wera baze kunyumva, ntibaze kujya kure yanjye wenda kumva ko nibanze ku muco, kuko iyo tuvuze umuco babyumvikanamo ibintu bya politike, byumvikanamo ibintu byo kwemera ko hambere, ariko nta naho twatandukanira nabyo, kuko ntabatwigishije Imana yasanze ngo wenda yasanze tutayizi, ahubwo bashatse kuyigisha mu buryo bushobora kuba mpuzamahanga. Reka ne kubyita kwa kundi hari abajya bavuga ngo twasengaga Imana mu buryo bwa gishenzi. Ntabwo ari ubwa gishenzi, si n'ubumenyi buke. Ibyo byongewe nkubwiyeho gato. Yego, ni ukuvuga ngo n'ubundi uyu munsi nubwo dusenga Imana yaremye isi n'ijuru, ntabwo twebwe dusenga Imana y'Abisirayeli n'ubundi. Twese dusenga Imana yaremye isi n'ijuru, ariko nayo ivuga ko hari aho yabanje. Wenda kuba yarahabanje ikagenda iza umwere ugakwira hose, ntabwo bivuze yuko n'uyu munsi umuco wacu nk'uko wabivugaga tuziririza imyenda twambara. Abadiyakoni murabizi mwambara imikenyero iyo mwitwa ko mwambaye neza, kubera kubaha umwami wabo. Kubera kubaha, oya no kubaha umuco wacu. Yego, cyane cyane ni nicyo, ni n'umwambaro wacu. Ikindi nubwo hari amadini atarumva ibintu byo gudefiriza, byo gushyira ibintu mu musatsi, kubera yuko niko twahoze. Ahubwo mu aka kanya umuntu ahingutse mu rusengero yateze amasunzu, wamwemera kurusha wa wundi washyizemo ibintu ngo by'ibisukano. Ibyo murabizi namwe ibyo. Wenda ntabwo dushatse kuba nk'abavuga beruye byose. Hari icyo umuco urakura, hari ibyo twari dufite tuzagumana. Yego, hari n'ibyo tuzakuramo wenda bitewe n'aho tugeze, ariko ntabwo bivuze ko tuzata umuco. Usanga n'uyu munsi nawe ukibaza uti ese kubera icyo abantu bambara nabi kandi imyenda yaraje. Oya, ukuri guhari, ako kantu nzakigishaho, kandi nsa naho nkoresheje imico itandukanye kuri ibi bihugu cyane, ndetse nzakora no ku myambarire. Yewe ejo nzaza nambaye nk'umunyarwanda wo hambere, nakenyeye mu buryo bwa kinyarwanda. Ejo bundi nzaza nambaye nk'umutanzaniya. Abenshi bakunda kucyita ikimasayi, ariko burya iriya myenda y'abamasayi igira uburyo bubiri byambarwamo: uburyo bw'umuco gakondo w'Abatanzaniya n'uburyo bw'umuco w'Abamasayi wihariye. Nge rero nzakora mu buryo bw'umuco gakondo w'Abatanzaniya, ejo nzakora mu muco gakondo w'Abagande. Ibi bintu nzabikora kugira ngo sanishe iki kintu kijyanye n'umuco. Ukuri guhari,
umuco urasirimuka ntabwo uhinduka, sibyo? Umuco urasirimuka ntabwo uhinduka. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu yaravugiraga mu nyegamo, bizansaba nuko nsobanura ngira ngo ni inyegamo kuko ntabwo bazizi, ugasanga umusaza kwicara ku meza agasangira n'abandi ari ukwica umuco, kuko twakuze wenda twifashishije n'aka kantu ko kubuza kureba umuntu mukuru mu kanwa rye, uko yasama uko agira gute. Ariko uburyo bwo gusirimura iki kintu no kugihuza n'ibihe turimo biroroshye ko habaho salo manje na salo isanzwe. Kuki se byo bitandukana? Ugiye kubihuza wasanga ari cya cyiciro cy'uko abana bashyirwaga mu ntarure bakarurirwa bakicara hariya bakarira hariya nk'abana, noneho abantu bakuru nabo bakagira ahabo barira. Ariko ntabwo ari ibishenzi kwemera Imana ko abanyarwanda ko hambere ntabwo byari ibishenzi, ahubwo byari umuco wabo bihariye batarashobora uburyo bwo kuwuhuza n'indi mico. Kuko icya mbere cyiza nshimira Imana cyangwa nshimira icyo bita ivugabutumwa cyangwa nshimira icyo bita kwemera, nuko habayeho kumenya ngo Jado w'Umutanzaniya asenga gute, sibyo? Ese gusenga kwa Jado w'Umutanzaniya kwafasha iki uko nsanzwe nsenga? Ibi bintu rero mbisanisha nuko mu Rwanda twari dufite igihingwa cy'amasaka, dufite igihingwa cy'uburo, ariko umwami w'u Rwanda yasura uw'Ubugande agasanga hari n'igihingwa cy'insina, urumva, agasanga hari n'igihingwa cy'imyumbati, ejo akohereza abagaragu be bakajya kubizana. Nuko rero n'ibiryo byagiye byinjira mu gihugu. Noneho aha niho ibintu bipfira, abantu bananirwa gusobanukirwa, akavuga ngo Jado ngo yafashe umuco w'Abatanzaniya. Ntabwo yawufashe, hari ibyo yawigiyeho ariko byubaka umuco we, kuko turabizi ko umuco ari ikintu kigari kandi urakura koko. So rero reka dusubikira aha ikiganiro cyacu muri make, zari zimwe mu ngingo zizagira ibiganiro cyangwa se umuco n'umuryango by'umwihariko. So reka rero tugushimire Reverend, Imana iguhe umugisha. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Kubwira abadukurikiye wenda ndi bubahe gatoya ko dufite iyi nyigisho ni ngari cyane, ni ukuri, kandi kugira ngo tuyisobanure neza icya mbere birasaba igihe, kandi igihe ntikihagije hatarimo ubushobozi, sibyo? Ubushobozi ntibwihagije hataboneka n'uwo mwanya. Uwo mwanya ntiwakwihaza utabona ko hari abagukurikiye koko, hari abungutse, hari abagaragaza ko hari icyo bungutse. Burya nabyo bimotiva umuntu kuba yakwinjira muri iki cyigisho. Aho rero icyo navugaga ngo haba kubakurikira ibiganiro, sibyo, bashobora kunguka, nibatugaragarize koko ko bungutse, banabaze n'ibibazo cyangwa se banavuge aho bashaka ko twibanda. Ibyo ngibyo bizajyana nuko nshobora no kurambura inyigisho wenda nka 20 urumva kuzivuga n'ubundi ntacyo byamara, kuko nta waba wibuka ngo inyigisho ya 27 iravuga iki, ngo musabe ataruka bariyo yigisha. Ariko uko tugenda twubaka uburyo bw'imyigishirize dukoresheje iri koranabuhanga, buri wese yiyumvemo gukunda umuco n'umuryango bishingiye ku kwemera kwa Gikristo, uretse ko tuzakora no ku bindi, ku myemerere yo hambere ntabwo tuzabura kuyikoraho. Nsabe rero abadukurikira, abankurikiye hirya no hino, haba imbere mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu, hanze y'igihugu nzibandayo cyane nkoresheje n'indimi zabo, wenda nitubona n'undi mwanya tuzakora n'icyo kiganiro se nukora gusobanura muri izo ndimi zindi, kugira ngo nabo babyumve bamenye ibyo tuzajya tuganira, kuko tuzakora ikiganiro mu rurimi rwacu, ejo turukore mu kindi kiganiro. Reka nisabire rero abantu bankurikira, haba none cyangwa ejo hazaza, bajye bagaragaza ko turi kumwe, bangaragarize icyo bumva bashaka ko nakwibandaho, kuko njye naje nk'umwigisha. Kandi iteka umwarimu yateguye isomo hari igihe birangira ataryigishije, kubera iki ko yahaye umwana abana batangira kubaza cyane cyane bibanze wenda ku isomo ryatambutse. Ni nkako nashakaga kongeraho, kuko inyigisho zirahari, inyigisho zirenga 30 izo ni iziteguye, kandi izi zashamikiraho zishobora kurenga n'ijana zishobora kurenga n'ijana. Nk'ubu nsa n'uwigishije kandi sinigishaga, nakoraga introduction y'ibyo
tuzaganiraho mu muco n'umuryango, ariko kwa kundi ko ari Kigali urumva nashushe n'uwigisha. Reka mbasabe rero haba kuri za YouTube yaba ku zindi mbuga nkoranyambaga tuzakoresha, hari YouTube channel yitwa Umuco n'Umuryango Gospel TV, ushobora kuyikoresha n'izindi zitandukanye ngira ngo byinshi babibabwiyeho. Ndasaba ko abantu bagiye kunkurikira mu minsi nari ntambutse, ngira ngo nakomeje gukoresha televiziyo ukabona zirasaba ubushobozi burenze. Hari n'igihe nageze no hagati mpindura televiziyo mva kuri imwe njya ku yindi, byari muri ubwo buryo bwo kugira ngo ndebe ko nakoresha ubushobozi mfite ariko nkageza ubutumwa cyangwa se nkarokora abantu benshi. Nubwo buryo rero nari mbisabiye kugira ngo bajye bagaragaza ese nakwibanda he, ese nahera hehe. Inyigisho rero ubutaha nzazisoma ku murongo uko zakabaye, ushobora kunotinga nkuko navugaga afite agakaye akavuga ati ubutaha uzatuganire kuri iki, ubutaha uzasubiremo inyigisho. hari abacikanwa kandi bashaka kuyumva live gutya, nako nabisabiraga. Ibindi ndavuga ngo Imana ibahe umugisha. Hanyuma kwa kwemera kwacu nk'abarokore turavuga tuti mu ruhare rwawe hagararana na James na Jado wemeye kumfasha ku ruhare rwe, nawe uhagararane natwe umfashe. Uvuga uti wenda iki kiganiro ni mu kimpa nzagitanga muri ubu buryo, nzakigeza aha n'aha, cyangwa se uburyo bw'ikiganiro, gukora ikiganiro, gutunganya uburyo kiri bukorwe nta mafaranga. Washobora rwose ibi mvuge ngo mu gikristo nibyo tujya tuvuga ngo uko umutima wawe ubohotse aba ari kuzashyigikira iki kiganiro. Imana ibahereze amahoro n'imigisha.